Jewe nabimenye mfite imyaka 12 kuko nabaga ndi mu kigo cya paruwasi ariho natozaga kubyina abapadiri bakankunda umupadiri akasaba ko turyamana nanjye nza kwisanga meze nkawe nanjye nalinde aramongorora muco hanyuma bakaza babinkorera nanjye shiduka ninjiye yuko nzanjyamana n'abahuje ibitsina ni bagenzi banjye babinshyizemo ubwo nyitangira gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu duhuje igitsina twakoreshaga ano mavuta yego shaka umugore kubera we ariko twaratandukanye tumaze kubyarana umwana umwe aragenda akimara kumenya ko mbega batwitaga batinganye akimara kumenya ko ndi umutinganye yahise agenda tumaze imyaka 15 ndabona wambaye impeta bivuze ko ufite urugo je mfite urugo ufite urugo uwo mubana nawe ni umugabo n'umugore n'umugore wowe ushobora kubana kuryamana n'umugabo ukaba wanaryamana n'umugore yego none se ufashe mikoro tuganire none se umudamu wawe arabizi ko uri ujya unaryamana n'abagabo oya nta muntu n'umwe ubizi dukumishano ubuntu buganze Kunama TV inshuti bavandimwe bakunze ibinama TV nongeye kubasuhuza ni karibu mu biganiro byacu uyu munsi mbafitiye abatumirwa ni abagabo batatu turi kumwe hano buri muntu yagenda bibwira kaza kubabwira igituma turi buze kuganira nabo gusa icyo nzi cyo wowe ukurikiye ikiganiro uraza kumenya byinshi ku buzima witwa Uwihanganye David nkabari ngewe uhagarariye MCM Huye abakunda n'abahuje ibitsina twabikoremo David nkabandi mwandise watubwira bivuga iki ngo ni MCM rituruka kuri LGBT kuba kundana bahuje ibitsina bakaba bakora imibonano mpuzabitsina bahuje abagabo ku bagabo cyangwa abagore ku bagore abagabo ku bagabo abagore ku bagore yego binyuranye n'ibyo abantu dusanzwe tuzi umugabo n'umugore yego bitewe n'uko umuntu aremetse cyangwa n'uko umuntu yavutse yego hari ibibazo abantu benshi babibazaho muraza kwihangana tumudusubize sibyo yego nkawe umuyobozi wabo wamenye ryari ko utameze nk'abandi wowe wifuza kuryamana n'umuntu muhuje igitsina jewe nabimenye mfite imyaka 12 kuko nabaga ndi mu kigo cya paruwasi ariho natozaga kubyina abapadiri bakankunda umupadiri akasaba ko turyamana nanjye nza kwisanga meze nkawe uza kwisanga umeze nkawe no kuvuga uwo wihaye Imana byaje kurangira ari ukweretse yuko bishoboka ko wakwifuza umugabo mugenzi wawe cyane niwe twaganiraga kanyinisha nari naramenye iby'imibonano mu myaka 12 ariko agenda abinyigisha nanjye sanga numwe muri MCM numva nkunda igitsina gabo igitsina gore sinyikunda yego mugenzi wawe wowe wabibwiwe n'iki ko nawe ni bagenzi banjye babinshyizemo gute twaragendanaga bagenda banyigisha uko bimeze nanjye shiduka byangiyemo nanjye nalinde aramongorora muco hanyuma bakaza babinkorera nanjye shiduka ninjiye yuko nzanjyamana n'abahuje ibitsina none se ko wumva bishobora kuba byaratewe n'ahantu wari uri nta yandi mahitamo ufite uvuye mu kigo ngororamuco uyu munsi ukaba uri mu buzima busanzwe ntabwo ujya wumva urarikiye umugore ntabwo umukobwa akunyuraho ngo wumve wamugira inshuti ntabwo bijya bibaho ku mukobwa iyo duhuye ahubwo ari igihe mbona
n'udusore bagenzi banjye nkumva ndabararikiye bashaka ko njyamana nabo. Okay. Uranyihanganira, hari ikibazo nagize mu kwisobanura mu kuvuga amazina yawe nuko uhagaze. Ndabona wambaye impeta, bivuze ko ufite urugo? Jye mfite urugo. Ufite urugo. Uwo mubana nawe ni umugabo ni umugore? Ni umugore. Ni umugore. Wowe ushobora kubana kuryamana n'umugabo ukaba wanaryamana n'umugore? Yego. Aha, dusobanurire bitandukanye gute? Ku mugenzi waravuga ati giye ntago nararikira umugore. Jewe uko bimeze ni ukuvuga ngo igihe cyo ndarikira umugabo ari uko ndi kumwe nabo. Yego. Twagiye mu kigare cy'abagabo. Ubundi mu buzima busanzwe mba nta kibazo. Okay. None se ufashe mikoro tuganire. None se umudamu wawe arabizi ko ujya unaryama n'abagabo? Oya, nta muntu n'umubizi, sinabigusobanuriye. Nta muntu n'umubizi. Okay. Perezida, mujya mubagira abari mu ngo bafite imiryango ariko ugasanga banafite n'ubundi buzima ku ruhande? Cyane rwose abo bantu turabagira. Turimo ibice bibiri. Arabaryamana bahuje ibitsina. Ariko hari n'abashaka kubera imiryango ibatoteza. Ukavuga ati tugushakiye umugore, akamushaka ariko atamwiyumvamo, atamukunda, akamushaka kubw'umuryango, ariko yikundanira n'uwo bahuje igitsina. Gusa nta kibazo, ibyo birahari. Murabafite? Turabafite. Bafite abagore banashyingiwe kandi bakagaruka bakaryamana n'abagabo bagenzi babo. None se ntawe mwaba mufite waba waravuye muri urwo icyo kintu kimeze nk'igihirahiro? Kuko urumva kuryamana n'umugore wawe ukabikora nyine mu nshingano z'abashakanye, mukaba mwanabyarana, ariko ukaba ufite n'umugabo ku ruhande. Ntabo mwaba mufite byarageze igihe akavuga ati reka mese kamwe? Turabafite. Dufite nka 4 mu karere ka Huye banatandukanye. Umugore amaze kumenya ko aryamana n'abandi bagabo, bajya mu rukiko barasenyuza, umwe afata ukwe n'undi ajya ukwe, umugabo akaba yikundanira n'abandi bagabo bagenzi be. Okay. Wowe uri mu bantu bamaze kwakira ubwo buzima bwanyu, wamaze kubigira ibintu ushobora no kuba waganiriza bagenzi bawe bakaruhuka, kuko ngira ngo abenshi birabagora kugera ku rwego rwo kubyakira, sivyo? Yego. Ni wowe rero ndaza kukubaza ibibazo byinshi, wihangane nkubaze. Yego. Mu buzima bwawe nta waba warigeze uhurira n'umukobwa ngo mugirane imibonano mpuzabitsina? Ngiye kubera famiye nari mfite umukecuru yaturize ko twari turifubye. Yego. Adusaba ngiye na murumuna wanjye ko yazapfa narashatse umugore akabona umwuzukuru. Yego. Shaka umugore kubera we, ariko twaratandukanye tumaze kubyarana umwana umwe. Aragenda akimara kumenya ko mbega batwitaga batinganye. Akimara kumenya ko ndi umutinganye, yahise agenda. Tumaze imyaka 15 dutandukanye. Ubwo nifite umukope wanjye. Okay. Banira. Uyu murabana uyu munsi? Cyane. Nago gende buze gukoresha iryo zina, sinzi mbanje numva bamwe bavuga ko ribakomeretsa iryo ry'umutinganyi, wenda dukoreshe aba bana bahuje igitsina. Yego. Kuko nyine ni nabwo buzima. Yego. Ariko umuntu yakwibaza, nta bibazo muhura nabyo kubera iyo miterere yanyu inyuranye n'iy'abandi? Yego, ibibazo duhura nabyo keshi cyane. Naho tuba mu makaritsiye mu midugudu, usanga aho unyuze bakuvugiriza induru ugura umutinganye. Icyo kintu kiradukomeretsa. Mu muryango ntibagufata nk'umuntu ngo ni umuco ngo tuba twarataye, baraguca. Kuko nk'ubu nje nagomba mu muryango naragiye. Yego. Bakimara no kubimenya. Ubwo rero duhura n'iryo hohoterwa, bakaduha akato, tukajya inyuma y'ihezwa, bakumva ko turi abantu b'ibikoko, tutari abantu. Kandi nakwe twavutse nk'abandi, si kwebwe twabyihaye. Yego. Ubwo buzima twisanzemo.
ese muri benshi muri Huye? Muri Huye turi benshi, turi 80. 80? Yes. None se bajya bavuga, bongeye nta makuru mfite yisumbuye nkamwe, bajya bavuga yuko abana bahuje ibitsina bagira ibikoresho by'umwihariko bibafasha kugira ngo imibonano mpuzabitsina yabo igende neza, cyangwa umuntu ashobora no kubikora agakora imibonano mpuzabitsina na mugenzi we nta kintu yifashishije. Waduhaho ishusho ko biba bimeze? Si ngombwa kuvuga ibyanya by'uko bikorwa, kuko kuri ku rubuga rwacu hari ibyo tutagomba kuvuga, kuko ntituba tugomba kugira ngo dushyire ubuzima butari bwo mu gikari ku mugaragaro, sibyo? Ariko hari ibibazo abantu bibaza, sibyo? Nk'icyo njya nyumva bavuga ngo aba bana bahuje ibitsina bijya bibagora bakagira ibikoresho bifashisha cyane. Biratugora. Ngewe nyitangira gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu duhuje igitsina, twakoreshaga ano mavuta asanzwe agurwa mu mafarumasi. Yitwa ngiki? Tuno twa famiye, ano yo kwisiga asanzwe. Yego. Ariko aho twagiye tubonera abaterankunga batwegereje ibikoresho, baduha lubrifier, dukoresha kondomu. Ya mavuta twakoreshaga kugira ngo mu kibuno horohe, dukoresha ay'umwimerere. Yego. Baduhaye abaterankunga. Ariko hari abandi batabona ibyo bikoresho, bataranisobanukirwa n'ubundi bagikoresha twatuvuta. Yego. Kandi turatuvuta tubaviramo kwandura, kubera bashobora gukomeretsanya. Kandi aya ngaya ya lubrifier uyashyira mu kibuno ntihabemo gukomeretsanya, koko haroroha. Ariko nk'ubu yarabuze. Yarabuze cyane. Umuntu yakwibaza, ubundi se mwayabonaga gute, yavaga hehe kugira ngo uyu munsi abe yarabuze? Yego, twari dufite ibigo by'abaterankunga byigisha ku buzima bw'imyororokere. Na HDI yari ifite, yakoreraga hano i Huye, niyo yakwegerezaga lubrifier na condom. SFH nayo yakwegerezaga lubrifier na condom. Na Soferwa bakoherezaga lubrifier na condom. Ariko iyo mishinga yose yavuye muri Huye. Nta mushinga tukibona muri Huye. Nyakubahwa, nyemerera nkubaze kuko ubuzima bwawe bunyuranye n'ubwa bagenzi bawe. Yego. Sibyo? Nshaka kumenya, iyo uri kumwe n'umugore wawe, sibyo, uherukana n'undi mugabo, ese ntago mu gikorwa bishobora kuba ikibazo? Oya. Ubwo nyine uba wahinduye imitekerereze ukamenya ngo noneho ngiye gukorera aha. Yego. Aho usengera ntago bajya, nta makuru bafite? Aho usengera nigeze kubikubwira, aho usengera nkorera mu kazi n'ahandi nta makuru bafite. Nta makuru bafite. Cyese twagiye mu mahugurwa kandi mahura n'abagenzi banjye. Bahurira n'abagenzi banjye. Ariko wumvise ko ufite umwihariko, ndimo nibaza umwihariko wawe hari undi muntu ufite? Ese umwihariko mvuga wawe uri kumva? Ndawumva. Nuhe? Umwihariko uko ufite uwo twashakanye kandi abandi benshi ntabwo bafite. Ese ubona uzakomeza kubishobora? Ahubwo ndi kubona ndi kugenda mbivamo. Uri kubona ugenda mbivamo? Kuko ndi gukunda umudamu cyane kurenza umugabo mugenzi wanjye. N'ubundi umugabo mugenzi wawe bamufata nk'umugore, kuko barimo batubwira bati tubamo ibyiciro bibiri. Yego. Hari icyiciro cyitwara nk'umugabo nubwo akenera umugabo mugenzi we ngo akamukorera k'inyuma, sibyo? Hakabaho n'umugabo wakira umugabo mugenzi we donc akamuha ibyo by'inyuma muri bamuvuga. Kuvuga ngo jewe ntarashaka nyine nabaga afite inshuti, ariko naho namare gushaka inshuti yanjye n'umudamu wanjye. Rero ubu ngubu bimbaho ngo nk'ikigare ari uko nawe n'abagenzi banjye. Ariko akenshi iyo tutahuye ntabwo bafite kubitekerezaho. Ndi guhura n'umudamu wanjye.
kandi ukumva uranyuzwe kandi urumva